Isomo ry'uno munsi rero, muribuka umutwe nyamukuru twatanze uzaranga aya masengesho. Guhaga amasengesho aguhagarika mu mbaraga, mu nsinzi Imana. Ndashakisha mu Kinyarwanda. Notre victoire dans le Seigneur repose sur deux piliers. Notre victoire dans le Seigneur repose sur deux piliers. Turaza kubivuga mu Kinyarwanda. Le premier pilier, c'est notre relation avec Dieu. Le deuxième pilier, c'est notre relation avec la parole de Dieu. Insinzi yacu mu Mwami Yesu ihagaze ku nkingi ebyiri. Inkingi ya mbere, uko tubana n'Imana. Inkingi ya kabiri, uko tubana n'ijambo ry'Imana. Byumbyandike. Niryo somo ry'uno munsi. Uko tubana n'Imana, iyo ni inkingi ya mbere, nuko tubana n'ijambo ry'Imana. Nubwo Imana n'ijambo ryayo ari ikintu kimwe, ariko muri iyi nsinzi dushaka kubamo, duhabwa na Kristo, tubonera muri Kristo, ibyo bintu bibiri kugira ngo tubisobanukirwe tukwiye kubitandukanya. Nubwo Imana n'ijambo ryayo bagize umwe, ariko muri iri somo turimo turabitandukanya. Mwabyumvise? Amen. Imana n'ijambo ryayo ni umwe. Imana igize umwe n'ijambo ryayo. Tu ne peux pas dissocier Dieu et sa parole. Donc ni umwe. Ariko kugira ngo tubyumve neza ibyo Imana ishaka kutubwira, turabitandukanya. Tutangire kuri pili ya mbere. Inkingi ya mbere. Uko tubana n'Imana. Insinzi y'Imana kugira ngo uyihagararemo bishingiye mu mibanire yawe n'Imana. Turakomeza kwiga ku mugabo witwa Dawidi. Dawidi ukuntu yabanaga n'Imana biratangaje. Dawidi yavuganaga n'Imana, aribyo twita gusenga. Uyibonera he? Nta kintu yakoraga atabanje gusobanuza Imana. Dawidi yarwanaga urugamba rwo kumenya ubushake bw'Imana muri decision ashaka gufata. Ntabwo yavuga ngo ndi umwami ndazi icyo gukora. Oya. Abafilisitiya bamuteye, turabona asobanuza iteka Imana icyo ari bukore. Nimba yahaguruka nonaha n'ingabo, nimba yabategereje. Bivuga ngo insinzi y'Imana mu buzima bwa Dawidi, arwana n'abanzi, abanzi ba Isirayeli. Hano dufate Abafilisitiya, iteka yabazaga Imana. Nuvuga ngo icyo Imana ivuga kuri situation irari yose cyari ikintu cy'ingenzi kuri Dawidi. Dusome urugero Samuel wa 2 ibice 5 ku murongo, tube ku murongo wa 17 tugeze mu 21. Bukeye Abafilisitiya bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta kuba umwami wa Isirayeli, Abafilisitiya bose barazamuka bajya gushaka Dawidi. Dawidi abyumvise aramanuka ajya mu bihome. Abafilisitiya bari baje badendeza mu kibaya cy'Abarafa. Maze Dawidi agisha Uwiteka inama ati, nzamuke nera Abafilisitiya, urabatanga ubangabize? Uwiteka asubiza Dawidi ati, zamuka kuko ntari bubure kugabiza Abafilisitiya. Nuko Dawidi ajya Ibariparisimu, abatsindayo, aravuga ati, Uwiteka yahomboreye abanzi banjye imbere yanjye nk'uko amazi ahomboka.
nicyo cyatumye ahimba aho hantu Bariperesemu, maze bahibagirirwa ibishushanyo byabo bisengwa. Dawidi n'abantu be barabijyana. Amen. Amen. Abafilisitiya bamaze kumva ko Dawidi yimikijwe amavuta, bajya kumutera, sibyo? Ko yimikije ku mavuta ngo umwami mu cyimbo cya Sawuli. Dawidi ntabwo yahise ahagukana ingabo agiye kurwana, ngo yasobanuje Imana. Yasobanuje Imana, yashatse kumenya avi Imana, yashatse kumenya icyo Imana ibivugaho. Ngo David consulta l'Éternel, arakonsulta Imana. Iyo umuntu aje kugukonsulta aba ashaka kumva icyo wowe uvuga kuri icyo kibazo. Ni mu ijambo rimwe abaguhaye importance, abaguhaye considération, abaguhaye icyubahiro. Ariko mwitonde ibya kino gihe, ariko umuntu aje kukonsulta ari ukukuryarya ngo akugushe mu mutego. Abo ntabwo tuwe turabavuga. Tuwe turavuga mu by'ubwami bw'Imana, ahazira uburyarya n'amacenga n'akagambane. Wabibizi? Dawidi ajya kubaza Imana, se baje Bafilisitiya, mpaguruke ngwane nabo? Imana iramwemerera ati genda urwane nabo kandi ndaguha insi sinzi. Sibyo? Wenda twavuga ngo byabaye rimwe, tukomeze mumve. Komeza aho warugeze. 22 ugeze kuri 25. Bukeye Abafilisitiya bongera kuzamuka ubwa kabiri, badendeza mu kibaya cy'Abarafa. Nabwo Dawidi agisha Uwiteka inama, aramusubiza ati, nturi buzamuke, ahubwo bace ikubo barasukireho ahateganye n'ishyamba ry'imitugunguru. Nuko niwumva ikiriri cy'ingabo gihindira hejuru y'imitugunguru, uhereko uhutireho, kuko ubwo Uwiteka ari bube akugiye imbere gutsinda ingabo z'Abafilisitiya. Nuko Dawidi abigenza atyo nk'uko Uwiteka amutegetse, atsinda Abafilisitiya uhereye i Geba ukageza i Gezeri. Amen. Abafilisitiya kandi baramutera. Ntabwo yavuze ati noneho mfite experience, ndi umustrateje noneho ngiye kurwana nabo. Ngo nanone agisha inama Uwiteka. Amen. Ikintu gikomeye ni ikibene data, igisubizo Imana imuhaye kuri babanzi nyine gitandukanye n'icyo yamuhaye mbere. Aho se tuwabona iki? Les mêmes ennemis, amen, mais des réponses différentes de la part de Dieu et des stratégies différentes. Babanzi nyine Dawidi asobanuje Imana, ntiyamubwira ngo zamuka ndabakugabije amaboko barabatsinda, ngo buretse nigende buguhe signal yo guhaguruka. None kubera iki Imana Dawidi yayisobanuje ku banzi bamwe, imuhaye ibisubizo bitandukanye. Bivuga ngo rero nta na rimwe mu mibanire y'umuntu w'Imana n'Imana ariyo nkingi ya mbere yagazeho intsinzi dushobora kubona mu Mana. Nta na rimwe ubusabane bwacu n'Imana, imibanire yacu n'Imana izigera ihagarara ku rufatiro rw'akamenyero ngo ndazi ko yabigenjeje ubushize, ndazi icyo yavuze kuri biriya. Bene data, hari ikintu bita mu mategeko jurisprudence. Abatize amategeko ndabasobanurira. Amen. Jurisprudence cyangwa mu niveau la loi du précédent. Iyo bavuze jurisprudence mu mategeko bavuga iki?
cyane cyane hari ubwoko hari ubwoko butandukanye bw'amategeko. Hari ku bita le droit germano, ayo ya mbere. Amen. Mukijya navuge amategeko y'abanyaburayi uvanyemo abongereza, romano germanique cyangwa bayita droit français. Ayo niyo mategeko mu bisanzwe agenga isi mu gihe kirekire isi imazemo. No muri droit y'ikinyarwanda y'abanyarwanda hano, ayo mategeko afite uruhare runini y'ibihugu byinshi. Ahubwo hakaba niyo bita common law, amategeko y'abongereza. Iyo tuvuze abongereza n'abanyamerika barimo bitandukaniye. Amategeko ya mbere twavuze, amen, romano germanique mu bari w'abaroma. Ayo mategeko ya mbere cyangwa droit français arimo teori nyinshi, arimo filozofi nyinshi, arimo teori nyinshi. Amategeko y'abongereza yo common law bo ntago badevelopye amateori menshi, ahubwo bo ni ibintu biri pratique. Bayibise no kuvuga iki? Uvuga ngo Celestin ubushize kiriya cyaha yakoze, inkiko zamukatiye zagikemuye gutya, sibyo? Noneho wowe cyubahiro, sibyo? Siko bimeze. Nawe ugakora ikintu bakajya kure bagasanga giwanye n'icyo Celestin yigeze gukora, bakajya kureba icyo inkiko zagikemuye n'ingamba zafashwe, bagahita bajya aplika kuri kese yawe. Niyo bita jurisprudence. Wabise? Niyo bita jurisprudence. Harimo amateori. Oya. Sibyo? Ni droit iri pratique. Amen. None amategeko yanyu hano mu Rwanda arimo iyo twavuze romano germanique, harimo na common law. Barabivanze bavanemo amategeko. Niyo mategeko y'u Rwanda. Icyo nashaka kuvuga icyo bita jurisprudence. Ese kiriya cyaha kanaka yakoze igiki niki ko genda gusa niki kije, ese kiriya gihe twabigenje dute? Sibyo? Bajya kure ko babigenjeje bagahita bakemura kwa kundi. Niyo bita jurisprudence. Ko niko twize muri droit. Mwabyubise. Alors que muri le droit romano-germanique, ayo bita droit français, irimo amateori menshi na za filozofi. Nibashaka gusa ngo mubikore ku mwabikoze hari, kuko intention zuriya wa mbere joko itandukanye n'izuriye. Barinjira mu cyo bita la philosophie du droit. Hari byinshi hari by'ubwenge byinshi. Manishimwe. Amen. Rero abajuriste b'ukuri, abanyamategeko b'ukuri mu rwego rw'isi cyangwa mu rwego mpuzamahanga, amen, apana abo mu rwego gusa buri lokale cyangwa mu gihugu kimwe, abo bajuriste bahambaye bakwiye kuzimenya izo nuze zose. Amen. Alléluia. Bakwiye kumenya izo système juridique, système romano-germanique, bakayiga bakayimenya, bagafata nako common law y'abongereza nabo bakayiga bakayimenya. Noneho bagahita bareba ikintu, kuko amakesi agenda akenewe byombi. Manishimwe. Kuko niko inkiko mpuzamahanga zikora. None ibyo tubizanye gute ko tutari mu masomo y'amategeko?
tubizanye kubera iki? Kubera ko mu Mana nta jurisprudence ibaho ngo kuriya yabigenjeje kiriya gihe ngo niko zabigenza. None nashaka kubabaza, iyo kese y'intambara ya mbere ya Dawidi n'Abafilisitiya, sibyo? Les acteurs ni bamwe, ingabo ni zimwe, bari mu gihugu ahantu hamwe, sibyo? Mu bisanzwe Dawidi yari kuvuga ati rero kiriya gihe yarambwiye uko nabigejeje byambaye insinzi, nta mpamvu yo kongera kujya kumugisha inama, nta mpamvu yo kongera kujya kubaza Imana, kuko ntabwo ari abandi bantu bandeye, niba abandi yari gutsindwa. Amen. Ahubwo yaragiye kugisha Imana. Kandi none ko bagarutse mbigenze gute? Ibyo rero byerekana ikintu gikomeye cyane muri relation ya Dawidi n'Imana. Bivuga ngo Dawidi yarazi ko point de vue y'Imana, icyo Imana ivuga ku kintu nicyo umuntu akwiye kwemera kurusha uko ibyo we yakwibwira cyangwa ibyo undi muntu yakwibwira. God's point of view very important. Imana ishimwe kuri situation yose. Tukwiye gusobanuza Imana, ariko ibyo ntabwo twabishobora, kandi relation zacu n'Imana ntabwo ziri authentique, ziri fake. Kuko twebwe turashaka gukora ibyo twishakiye, aho kugira ngo ubanze ubaze Imana. Kuko ushobora kwibaza ikakubwira uburyo wabigenza muri situation yenda gusa na yindi, ariko ikakubwira uburyo butandukanye. Si kese twabonye. Amen. Rero nta jurisprudence iba mu Mana. Kesi zishobora kuba zisa, ariko Imana ikazekemura mu buryo butandukanye, kuko ni Imana. Amen. Na niyo mpamvu itagiye kugenza uko yagenjeje uriya, ibyawe izabigenza mu buryo bw'umwihariko, kuko umuntu wese ni umwihariko imbere yayo. Imana ishimwe. Imana yagwa icyubahiro. Reka turebe izindi ngero mu mikorere yayo, sibyo se? Haleluya. Amen. Cyangwa turaza kubibona kubaha byinshi icyarimwe arigiye bitakara. Kugeza ubu isomye umunsi twabonye iki? Twabonye ko insinzi tushaka mu Mana muri ubuzima turimo nk'abantu b'Imana, mu bibazo duhura nabyo, ihagaze ku nkingi ebyiri. Inkingi ya mbere, imibanire yanjye n'Imana. Inkingi ya kabiri, imibanire yanjye n'ijambo ry'Imana. Twafashe urugero rw'umugabo tuzigira mu buzima bwe, tuzigira turambirwa kumwigiraho, Dawidi. Kuko Imana yaramuhamirije. Twabonye ko guhamirizwa n'Imana birahenze, kuko ubuhamya bw'Imana ntabwo buri bon marché, ntabwo ari ubuntu buri cheap. Kugira ngo Imana iguhamirize ntabwo ari ibintu biri common gusa, bari ibintu bikomeye. Kubera iki? Kuko izi byose ntabwo ushobora kwibeshya rero. Ariko ubuhamya twiyamirira twebwe, nubwo abandi baduhamiriza, bushobora kuba fake, bushobora kuba faux, bushobora kuba atari bwo, kuko abantu ntabwo bametiriza byose, nawe ubwawe ntabwo umetiriza byose no muri wowe. Niyo mpamvu bivuga ngo umutima w'umuntu urashukana, ngo ninde yawumenya? Ngo ujye Uwiteka Nyiringabo. Ugira gute? Agenza gute imitima? Nduwiteka Imana ugerageza imitima ukamenya ikigambira. Niwe wenyine azi umutima n'uburwayi bwawo, ariko ba nyiri imitima ntibabimenya. Niyo mpamvu umuntu wese ni impumyi kuri situation ye. Rero ntukizere ubuhamya bwawe wowe kuyizi, ntukizere nubwo abantu bavuga, ahubwo ushakishe kumenya Imana ikuvugaho iki. Cyo cy'ingenzi.
none twafashe urugero kuri Dawidi kubera iki? Imana yaramuhamirije. Twabonye n'undi muntu Imana yahamirije, Yobu. Ngo Satani, wabonye uvuye he? Ngo mvuye gutambagira isi n'ikindi byose. Wabonye umugaragu wanjye Yobu, amen, ko nta wundi ahwanye nawe mu gukiranuka? Imana iramuhamiriza. Kandi Imana ntabwo yibeshya, kuko arabonye ko mu bigeragezo bya Yobu bikomeye, Yobu ntiyahindutse, yakomeze guha Imana icyubahiro. Rero ubuhamya bw'Imana kuri Yobu bwari bwo. Twabonye na Dawidi Imana yaramuhamirije, kabone nubwo yagize ingorane kuri Batisheba n'ibiki byose, ariko Imana yaramuhamirije, kuko Dawidi wahamagawe uko yarameze akiri muto, aragira intama za se, n'igihe yari umwami kugeza aho ava mu mubiri, Dawidi nigeze ahinduka. Niyo mpamvu Imana yaramuhamirije, nabonye umugabo ameze uko umutima wanjye ushaka. Niyo mpamvu rero turamwigaho. Ya nkingi ya mbere, imibanire yacu n'Imana, twize kuri Dawidi. Nta kintu na kimwe yakoraga atagisha Imana inama. Ikindi, ntabwo imibanire n'Imana yigeze igwa mu kamenyero, none akazasigara ari mu mihango n'imigenzo. Twebwe rero amaherezo tugwa muri ibyo rero. Inkingi ya mbere ni iyo, imibanire yacu n'Imana. Dawidi mu mibanire n'Imana, amen, yagishaga Imana igihe cyose, yashaka kumenya icyo Imana ivuga muri ibi na biriya. Icya kabiri, Dawidi mu mibanire n'Imana, nubwo Imana yakomeje kumugira igihangange, Dawidi imbere y'Imana yakomeje kuba wa muntu muto. Yakomeje kuba wa muntu muto. Cyo ni cya kabiri. Amen. Dawidi mu mibanire n'Imana, mu mibanire y'Imana, Dawidi ntabwo yigeze na rimwe areka kwizera no kwiringira Imana ngo nuko noneho yakomeye. Yakomeje kuba wa wundi adepanda n'Imana. Ntiyigeze yiringira imbaraga ze amaze kugira cyangwa ubundi bushobozi. Ubwo twebwe hari igihe twishuka, akagera igihe aho noneho imibanire yacu n'Imana isigare ari imibanire n'Imana isigare ari formalite, ariko duhagarara ku mbaraga duhaye aho guhagarara kuri yo. Aho guhagarara kuri yo tukahagarara ku mbaraga duhaye, akaba arizo twishimingikiriza. Muzarebe abantu benshi, iyo Imana imaze kubazamura ikabagira icyo birata, igihe byose bikubiswe hasi bagasubira kuba bato mu maso yabo, niyo bagaruka ku Mana. Ubona baza bacurika imitwe bagaruka ku Mana, ko bya bindi byabashutse Imana yemera ko umwanzi abikoraho bikagenda. Ibi byose mubona muri isi nta na kimwe kiri stable, rien. Byose bishobora kugenda ko byaje. Bayuzi. Ibyo rero Yobu yarabimenye, ngo tuva mu nda ya mama ntacyo dufite, tuzasubira mu nda y'isi mu kaburi hariya mu irimbi ntacyo tujyanye. Yewe nawe gasheneti kawe ntako bazaguha, baragakeneye. Mwabyumvise? Byose twirata nta kimujyana, nta na kimwe. Icya kane, mu mibanire ya Dawidi n'Imana, il chérissait l'esprit de Dieu plus que tout. Nuvuga ngo
yarageragerezaga kugira ngo atava muri presence y'Imana, atava muri presence y'Imana. Dawidi yarwanaga ngo ntave mu bwiza bw'Imana, ntave mu kubaho kw'Imana, mu buryo yamwinga ngo Uwiteka n'igihe acumuraga ngo ntungure umwuka wawe. Nuvuga ngo kutagira umwuka wawe navuma mpfa, kuko umwuka w'Imana ngo umurutira n'ingoma, umwuka w'Imana umurutira n'ingoma. Twakamuvuzeho byinshi mu mibanire ye n'Imana. Amen. Umwuka w'Imana kuri Dawidi umurutira ingoma, le trône. Mu mibanire ya Dawidi n'Imana habonetsemo ubushuti bukomeye, ariko ubwo bushuti bwabaye develope, bwaravutse bugenda bukura kugeza aho Imana iba proche ya Dawidi, iba muri centre y'ubuzima bwa Dawidi. Na niyo mpamvu ku iherezo ry'ubuzima bwe umurage yasigiye Salomo umwana we, yaravuze ngo umwana wanjye Salomo menya Imana ya so. Injira mu bucuti nayo, developa relation yawe n'Imana kurusha relation yawe n'abantu n'abagore n'ibiki byose. Kuko n'uwa Salomo Dawidi yaramuprevena amubwira, murabyumva, udevelope relation n'Imana kurusha ibindi. Menya Imana ya so. Kubera iki? Ngo niho uzakomera na niho uzabashishwa kuyobora ubwoko bwayo. Bitabaye bityo Uwiteka azakureka, uzaneshwa, uzatsindwa. Kandi umenye ko intego y'amasengesho ni uguhagarara mu nsinzi y'Imana. Nta yindi nzira ihari rero, ni inzira turavuga nonaha. Amen. Bago Dawidi kurinda saza, kurinda ava mu mubiri, yakomeje guhamiriza ko insinzi ye, gukomera kwe, kuba igihangange ni kubera relation ye n'Imana. Niyo mpamvu niwo murage ntiyavuze ngo Salomo rero uzubaka ingabo zikomeye, uzorora amafarashi aze kwiruka, uzacure intwaro zikomeye, uzagire kugenda gutya niho uzakomera kuri iyo ngoma. Ekada, uziguzeho ubutunzi hanyuma ushaka kubyura umutwe ngo menye Imana ya so, wikunde nkuko nayikunze, ubane nayo nkuko nabanye nayo. Amen. Ngo niho uzakomera. Kadufata iminota 10 tutekereje kuri amagambo tunayasengereho. Amen.